Hello guys, friends and family, Eshadai's family forever and ever, amen. Nizere ko mumeze neza, abatameze neza na Imana ikomeze kubagira neza. Kandi nizere ko ibintu byose bizagenda neza, sibyo? Kuko mu buzima tubayemo ubuzima ni up and down, uyu munsi birakunda, ejo bikanga. Nakundi kuntu twabigenda usibye kwihangana tugasenga. Microphone cyangwa nkambare iyo utagamba ariko ukiyegereza ukoresha ibikoresho byase cyane nkomerezeho ni ukwihangana gusenga ugakomeza ukanakora cyane, sibyo? Uyu munsi rero dufite umutumirwa iruhande rwanjye, reka mubwire abibwire. Ngenda muzi ariko mwebwe ntago mumuzi. Hey guys, mazina yanjye nitwa Sofia Agape Munyakayanza. Nyakayanza? Nyakayanza se ko naryo akurigizwe vuba. Nese naryo ni ryanjye. Nyakayanza yitwa Sofia Agape. Guys, narababwiye ati ntago buri gihe muzajya muhora mumbona ndi njyenyine. Nzajya ngenda mbazanira abantu tuganire ku bintu bitandukanye, ku buzima butandukanye, kuko hari abantu baba bafite experience twebwe tudafite, sibyo? Ndabeshya Sofia azi ko akona experience ufite, ariko dufite nyinshi. hari nyinshi. Hari ibintu tuba twigira ngo turabizi kandi tutabizi. Ugasanga rimwe na rimwe nkajya kuvuga nk'ikintu ngiye kitarambayeho, sibyo? Ugasanga nivuze nabi, ndifashe nigeze nyina ndabizi, nsobanurira abantu ibintu batazi, ariko nyine nk'iyo uhuye ugiye uhura n'abantu batandukanye mukajya muganira, bifasha n'abantu badukurikira, sibyo? None kuzajya muhora mumbona njye nyine, kuzajya muhora mumbona njye nyine no kuba boring. Nkazajya mbazanira abantu benshi batandukanye, abantu bazajya batubwira stories zitandukanye, sibyo? Rero uyu munsi Sophie wiyumvemo ikaze kuri iza guys, nari kubabwira nari narahinduye amazina ya channel yacu. Murabizi ko mbere twitwaga Izabayo Underwear, ndabihindura nshyiraho ngo Days TV show. Impamvu nari narabihinduye nuko nyine murabizi ko haciyemo igihe papa Muri ataboneka cyane kuri channel. Noneho nabonye ko agiye kuzajya aboneka gake, yanshyiraho Days TV show. Ako nyine twari twabiganiyeho, ntabwo nifashe ngo mbyuke mu gitondo mbishyireho. Noneho haciyemo igihe mbona ntago Days TV show ntabwo iri gutwika, kandi ni channel ya famiye. Naturumva ntari nabikoze nabi. Na Muri igihe azakura naza kwica n'umuzahindura izina. Muri nawe nakura tuzahindura izina nihaza n'uwundi. Ariko guhindura se buri kanya ni sawa ra? Ntabwo ari byiza, bituma ariko itaba hiti nyine ngo izina rimwe turimenye. Hazaguma Izabayo Underwear, kuko n'ubundi abana bazaba badushamikiyeho naribi. N'ubundi byacu ni iby'abana, ariko Days TV show nabigize ibyanjye gusa kandi ari ibya famiye. Sinagize agatekerezo keza, ariko mumbabarire gukomeza kuba canganyikisha. Byahindutse ni Izabayo Underwear. Abantu mutumenyereye nyine twatangiye kera byari Izabayo Underwear. Days TV show bimaze yagaye gato, sinzi ukuntu nyine navuze ati kwakata, ariko narebye nsanga si ngombwa kugufata ikintu cya famiye ngo nkigire icyanjye cyonyine, kandi cano kiba ari ikintu cya danje gikomeye kirenze, nta mpamvu yo kugikerensa. Rero reka me ikaze umutumirwa wanjye tuganire, sibyo Sophie? Uri tayari? Uri tayari kuganira? Uri tayari kunsubiza ibyo nkwaza byose? Yego. Erega urikirije? Nawe urambaza ibyo uzi ko mfite ibisubizo. Reka ntangire nkubaza ngo Sofia ni muntu ki? Urumva Sofia akunda iki, yanga iki? By the way, ni inshuti yanjye ya kera, kuva kera tukiri abana, kuva zamani. Ariko kubera gukura umuntu agenda nyine ahura n'abantu benshi tugatandukana, umwe gusanga agiye hari undi agiye hariya, tukagenda tuburana gutyo, ariko cyara twari inshuti. Bikomeye cyane. Sofia yageze kuza kunsura mu rugararara, urabyibuka? Ibyo mama ntabwo ajya byibuka. Twiga tronkome, twari tumaze nk'imyaka tutabonana nk'itanu. Uramvugisha uza kunsura? Navugishije mama wawe. Nari inshuti. Sofia ni inshuti nziza. Uzi ko ibyo mama atajya byibagirwa. Nankubita. Mama hari igihe ajya yifata akambazanga amakuru ya Sofia. Ntabwo ntabwo dore ko kuvugana kenda nko kunyica. Ngari ko wa mwana we
kuki utari inshuti nziza udasurana kandi uransura na rimwe gukundaga mwari inshuti nziza akabigira intambara ngewe ngukunda nta buryarya ariko ngereka mbabwire pe iyi Sophie tugiye twemera ntago none se kamubwire ntago ukuntu uteye ariko na nyine njyewe ndakunda pe iyo mfite inshuti mba nyine mbona ko ari inshuti nziza kandi nkanabibashimira sibyo kandi wowe twabanye neza twabanye mu bibi n'ibyiza urabyibuka tubwirana utuntu twose ariko ibihe biraza biradutandukanye ariko we byibura wanacishaga mu kazi ukansura none ntabwo uzi ukuntu twamaze igihe urabona sinankigaruka hariya narakubuze burundu rimwe ndi kugenda mu muhanda mbone ba bro bawe urumva warambwiye ngo wahuye na Eric ndabakurikira urugendo ruri nananiwe kubafata ntibuka amazina ngo ndahamagara nde nyine aho mbagire bakora barahagarara ndabasuhuza mbaka nimero zawe barazimpa Imana rwose rimbabarira sinzi ukuntu nteye mu buzima bwanjye Sophie njyewe hari abantu baba bakayaringa cyane sibyo ku buryo inshuti yose wagira ubu urayikayaringa ku buryo wanamura nanjye hari igihe nigeze no kwandikira ndakubwira ati nari narakubuze hari igihe kigira nkatavuga ati ariko Sophia bitebye noneho nanjye nkahita nigeze kwandikira no kuri FB nkandikira no kuri Instagram kuko ntabwo nari kubona nimero zawe ntabwo nari kubona ahantu nzikura aho naho urumva nari ntaye ubundi umuntu mwabaye inshuti biragoye ko wamwibagirwa gutyo gusa ariko ngewe ukuntu ntege na mama ahora sinavuga kuba indenganiriza ahora abinziza njyewe ntabwo nkiyaringa cyane urumva ari ukuntu bafite inshuti ikajya kuvugisha wagira ikibazo igahangayika cyane ikagusura njye rero ntabwo nkiyaringa cyane sinzi ukuntu meze abantu nyine turatandukanye ku buryo njyewe noneho nigeze sinzi kwinginga cyane sinzi kwiruka ku muntu cyane sinzi gukeyaringa Imana ijya imbabarira ariko ikintu wowe nakubonyeho urakeyaringa urumva ku buryo ariko sha nanjye ndakeyaringa ku rundi ruhande ndaza kubikubwira ariko nyine abantu bateye ukuntu gutandukanye ntabwo warenganya umuntu ngewe umuntu n'inshuti yanjye nyine kugira ngo dutandukane ave mu buzima bwanjye njye nyine ubushuti burangire ubwo nyine hababaye ikintu gikomeye cyane ndakurwaza nkaguhamagara mu gihe utahamagaye nkagusura mu gihe utansuye ubwo iyo byanze bikajya kuri rwa rwego nyine ubushuti buhagarara ubwo se ni igiki gihe cyatuma n'inshuti yawe inshuti yawe biragoye ntabwo njya ngira inshuti ngo dushwane dutandukane mwese inshuti yawe iguciye inyuma igakora na boyfriend bitagenda bite inciye inyuma ubwo se nabimenya nabigezemo yambwira ngo wabimenya inshuti yawe ugasanga itetana na boyfriend wawe uzi se natandukana na boyfriend mbona boyfriend nawe yaba ari inzererezi icyo gihe kuko umuntu watinyuka gutereta inshuti yawe n'umukobwa sometimes abakobwa nyine yagenda bagusaba imbabazi utansabye imbabazi ntabwo twakongera kuba inshuti ariko nsaba imbabazi ubwo twaba inshuti nkarimita bwa bushuti bwacu yego ariko reka nkubaze dutangire ku kintu cy'ubushuti njyewe sinzi ukuntu meze pe njye mu buzima bwanjye sinzi kwiginga umuntu ndarwaza pe iyo mbona nyine dusanga turi inshuti ariko nkabona hari ukuntu tutakikominikana cyane nyine njyewe ngerageza gukora ibyanjye kugira nitunatandukana ntuzavuge ngo deyizinga ibiki n'ibiki nabona byanze nkakwihorera sibyo njyewe nagize inshuti sibyo sindivuge ngo ntabwo nshaka ngo bimenye ntabwo nshaka ngo bagere n'umuntu bamenye nagize inshuti ku kigo cy'amashuri runaka nyuma yaho kwa kundi mutandukana muvuye ku ishuri numvaga ko nyine nabonaga ari izo inshuti zanjye inshuti zo ku ishuri ziba ari inshuti pe musangira akantu kose noneho tugeze hanze nkajya mbona nyine sinzi ukuntu bari kwitwara ukavugisha noneho ngiye naranabasuraga noneho bo kunsura bikaba ikibazo handi wingingira umuntu kugusura kuko cyagiye nyine uba udashaka gutakaza inshuti ukingingira umuntu kugusura ukanyumvira ati se ko wanyenze ibiki akajya kugira ngo sinakwanze akagucisha hirya no hino rimwe na rimwe ugahita ubona abaniboneye izindi nshuti bahorana umunsi ku munsi ukibaza aba bantu nyine byagenze gute kandi njyewe muri njye pe numvaga ari zo nshuti zanjye tubwirana byose
mu bibi n'ibyiza twihanganirana amafuti yacu yose. Noneho nkajya mbona bagiye bifitiye izindi nshuti ntibakimbonera umwanya, ariko nkajya mbona za nshuti zindi zabo barahorana, kandi abo bantu mbere ntabwo bari inshuti. Ngezeho rero ngiving up mbivaho, ndavuga ati izi n'ikindi gute ninginga umwana w'umuntu nshuti yanjye, kwinginga umuntu ngakubera inshuti yego uragerageza kuko nyine aba asanzwe ari inshuti yawe, ariko nanone hari ahantu bigera pe ukabirika. Nawe narakosheje ubushuti iyo ubuhendahenda, ubundi ubushuti bw'abantu babiri busaba imbaraga z'abantu babiri mwembi nibwo bukomera, ariko iyo ubushyira imbaraga ari wowe wenyine, iyo ucitse intege burarangira. Mu gihe ubona rero umubano wanyu mutari gushyira imbaraga mwese, ese ubundi abantu tukareba ubundi abantu ndi kwirukaho gutyo, ubundi ubushuti inyungu ndi kukuramo n'izihe? Bo mugiye kuba bamfite nk'inshuti yanjye bitagize nyine batabishishikariye cyane, babona nta nyungu bifitemo, nyine ukabareka kubona warabonye izindi zigusimbura cyane rwose. Nanjye nararetse. Noneho hari akandi kantu mu buzima, tuba dukeneye abantu batwitaho, kandi abantu tuba dukeneye ko batwitaho nabo baba bakeneye abantu babitaho, cyangwa bari kwita ku bandi. Noneho hari ukuntu uba uzi ngo mfite inshuti, sibyo, ukagera mu bihe bikomeye iyo nshuti ntikube hafi. Byambayeho hahandi, gusa simvuga bose. Hari ubundi hari ibihe ugeramo ukavuga ati uyu muntu twabonye muri ibi bihe ni inshuti yanjye. Noneho hari abandi uba uzi ngo ni inshuti zawe. Ibyo ntibajye banamenya ngo byagenze gute, ntibajye banamenya ngo ni ibiki bijya mbere mu buzima bwawe, ukabyara ntibagusure, urumva, kandi ugasanga ni ba bantu bo bashaka ngo basure, bashaka ngo uze mu byabo. Noneho ngewe ugasanga ni ba bantu bakora amakwe, bajya gupanga amakwe bakagushyira mu magurupe yabo y'amabreda shawa. Akaba ari bwo bakwibuka. Nshuti zanjye ndeka kureba Sofia namwe mbabwire gute ushobora kwifata umuntu wowe ntiwigeze yego ushobora no kubona nagiye muri groupe y'ubukwe bwiwe, ariko ntiwavugaga, urumva, uzi kugira groupe ya breda show cyangwa y'ubukwe, abantu bakajya bavuga ari nka batatu, kandi groupe yuzuyemo abantu mwiganye inshuti zawe, bo bakanga kuvuga. Noneho bo bakora ukabona disi bagushyize muri groupe. Noneho ngewe mpita ndeftinga, nitaye ngo barandeba gute, nitaye ngo baramfata gute, ndareftinga. Gute ushobora kwifata umuntu yarabyaye ntiwamusuye, sibyo? Ako kajya wirirwa umwexcuse aho none se niyo wabura ukuntu umusura, urabibura ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, nyine nuko ubutabiha. Noneho aprise ari n'inshuti yawe. Ayo muri magambo meza umuntu ntabwo aba inshuti yawe. Tuba tugomba kubyerura, gusa nanone nyine ngewe ntihakagire umuntu ndenganiriza ngo iki n'ibiki. Ngewe nkunda inshuti zanjye, sibyo? Mba numva ibintu byose twaba turi kumwe ibyiza, niba ari ku bintu byo kuvuga ati kuri telefone buri kanya twavuganye, buri kanya ibiki n'ibiki sinya mbishobora. Noneho mbwira, urumva, ambwiye ngo ntabwo uzi ikintu cyagutandukanya n'inshuti zawe. Uramutse ufite inshuti wizi ko ari inshuti yawe, ariko ugasanga inshuti yawe ihora igenda ikuvuga, uzi icyo gihe ikintu ukora se ntabwo ari inshuti yawe. Ariko icyo gihe uhita umenya, ushobora kudashwana ukanamenya ntunamubwe ko wabimenye cyangwa ko wabimenye, ariko ugahita umenya urwego umufatamo. Uyu ni inshuti yanjye, ariko ntabwo ari wa muntu twaganira ibintu biri deep, ntabwo ari wa muntu aganiriza mbabaye, urumva, nyine ukamugira inshuti iri aho ku ruhande, nyine ntimutandukane ngo mwangane, ngo ntimukivugana, ngo murahuye umwe ntavugisha undi. Ubundi se ni byiza kugira inshuti nyinshi? Inshuti biterwa nanone, rega inshuti zose mubana mu buryo butandukanye. Hari izo muba mwarahujwe n'ishuri, izo mwahujwe n'akazi, urumva n'abantu iyo mugana ibintu bitandukanye. Yego. Okay, reka tuve ku kintu cy'inshuti rero sasa. Tujye ku kintu cy'urukundo. Uri umukobwa mugenzi wanjye kandi urateretwa, sibyo? Yego. Ufite sheri? Yego. Wibaze ko Sofia bivuze agati rero ntabwo ari proud yiwe. Ndi proud. Yego, ntabwo ndi single. Ndi single, ariko ntabwo ndi single searching. Uri single? Yego. Gute kandi ufite sheri? Kuba mfite sheri se arakwica. Oya, ariko nyine ariko
ntabwo ndi single searching ariko ndacyari single. Ese uri single? Umuntu uba atari single si umuntu imariye. Nibyo. Okay, kuko utari searching bivuze ngo hari uwo muri kumukundana. Okay. Ariko ndacyari single nyine. Nase wowe ubuzima bw'urukundo nyine n'umukobwa ubufata gute? Ubu ntabwo urashaka sibyo? Ariko nyine mbwira ukuntu ibintu biba bimeze. Umusore muri kumwe ntabwo ari we mwahoze muri kumwe. Mumarangiye kingana iki? Kinini. Kingana iki? Kitari kinini cyane. Umwaka? Yego. Umwaka ntabwo urimo ntabwo urimo. Aho kujya kugeramo. Okay. Ngaho mbwira ubuzima nyine bw'urukundo. Hari abasore mu mwarahuye ubu umukobwa nyine wabyitwaramo gute kugira ngo ushishoze iyo ugiye gukunda umuhungu ugendera ku iki? Iyo ugiye gukunda umuhungu kugira ngo nyine atazakubaza cyangwa niyo yanakubabaza ubyitwaramo gute? Hari ukuntu umuntu akundana n'umuntu akamubabaza kuko iyo ukundana n'umuntu ntabwo bivuze ngo byararangiye. Ushobora gutandukana ukabona uwundi cyane rwose. No wowe icyambere cyo ugendera ku cyo ujya guhitamo sibyo? Nyine kugira ngo wemere ko umuntu agukunda muba mubanye gute. Ikindi hari abantu bakundana baba bazanya mu rukundo ugasanga umuntu ararwaye aramubaje byatari ku rwego rwo hejuru sibyo? Noneho wowe nyine ibyo bintu ubijera gute? Ubu ngubu nk'uwo muntu bamukundana uba wumva nyine byararangiye muzabana? Njyewe mba numva tuzabana. Waba byararangiye muzabana nta wundi muntu uzi ku mukobwa wese utangiye gukura sibyo? Wenda guhera abana bose gakundana ari n'abatoya ariko umuntu wese muzima ufite nyine umutima ukunda wese atangira gukunda akiri muto. N'utwana dutoya tw'utubebe twumva tuvuga ngo dufite abashiri ariko nyine baba batekereza ibyaho hafi. Uko umuntu agenda atangira gukura inshuti agenda agira mu buzima abavuga ati izi inshuti twagirana kuri ibi zamfasha muri ibi. Ikintu wari uvuze ngo umuntu ngo mushaka gukundana akakubabaza dore ikintu gituma ukundana n'umuntu yenda yakora ibintu akakubabaza. Ushaka gukundana n'umuntu ufite ibyo uri kumwitegamo wowe ego ntubibone umwitegamo urukundo ukumva azagukunda ukumva azakubaha azagukunda wenyine uri kumva we muri we yumva nyine ari ibintu biri aho kwitwa ngo afite shiri sibyo? Afite umuntu bakundana noneho watangiye gukura umuntu yaguteta mwatangiye gukundana wowe mu mutwe wakatavuga ati uyu muntu utangiye kumva ko dukundana tuzabana. Wowe mu mutwe wakabishyita kishyiramo kandi umusore gukundana no kubana we biri mu nzira zihabanye cyane. Icyo gihe wa musore agukoshona urababara kandi umukobwa kwawe uramurenganyije kuko we ntago muri we yishyagamo kubana cyane no muri sije mwaganiriye ntago mwiza mugana ati yo kundana dufite gahunda yo kubana. Hanyuma mushaka iki mudafite gahunda yo kubana? Umusore wenda tuvuge ku basore abasore batekereza ibyo bintu bamaze kuba bakuru sibyo? Arigiye bitekereza ariko cyane cyane umusore atangiye kubitekereza atangiye kura umukobwa w'imyaka 18 20 ajya mu rukundo avuga ati ni kubana siko? Umusore agatangira kubitekereza hejuru muri 25 uri kumva? Nase ubu waba uri umukobwa ukajya gukundana n'umusore ufite 24 akebera babibaho. Ikintu rero gituma abakobwa samutema ari bo bababara kavuga ngo umusore arampemukiye n'abasore tubagarukire. Hari igihe ukunda umuntu imura mwitegamo ibintu byinshi ukumva umunezero wabuze azaguha ukumva ibintu utabonye azabiguha keya zose n'umusore ndatazi n'ibintu bya keya bitamubamo. Ako niko biba bimeze. Nase iyo ukundanye n'umuntu uba ugomba kwitega akagiye kugukunda ugomba gutega akagiye kuguha keya ko buri kimwe cyose agiye kukiguha kandi muri wowe haba harimo ko ari nese ubona ajya gukundana n'umuntu avuga ati tuzashwana. Oya jange ukunda uba wicaye uvuga ati n'umuntu n'umwana ga mu wa mbere w'umukobwa yakundanye n'umusore babaye ntago bari gutekereza ejo atekereza kera ngo tuzabana mu gihe umusore we arimo aratekereza ejo tuzasohoka ejo bizameze bite. Umukobwa wahita bibara mu myaka ingahe ariko hari igihe ukundana n'umusore we yifitiye plan iza arimo aragukina kandi umusore uri kugukina noneho umusore wabipanze nk'urugero yaramenyereye gukina abakobwa hari igihe azakagukina afite nk'abandi nk'abanga hari gukina none umusore anige agutereta avuga ati muri situation ndi murabona nk'abantu tuvugenda bakora nk'akazi gatuma bimuka urumva tuvuga kure atuye muri Kicukiro ahise amenya n'umukobwa avuga ati abanyokipa mugende hano nimuka kajya Kacyiru cyangwa kimuka kajya mu ntara wa mukobwa yamusize Kacyiru cya Kicukiro ageze yabonye undi uri kumva nyine ukabona aramugeza kujya mu okipe mu gihe ari aho ngaho
atari kuvuga ngo ni urundi rukundo rwa danje wenda ashaka kubyara urukundo ruzima kandi rurambye ariko urukundo ruzima mwarakundanye ushaka umuntu kokipa yego hari igihe uhura n'umuntu ukamwishimira ukamukunda gutyo mu ubwo buryo nyuma ukagenda umubonamo ibyo wifuza mu partner wawe ejo hazaza ukagenda umugira icyo cyizere karangiye uvuze ati ubundi ndi mu biki ubundi namishe kamwe nkabona umuntu nk'abaseri nyinshi neshaze kuvuga biragoye Imana yanjye kereka gusenga Imana ikaguhitiramo Imana ikakuzanira wa muntu wawe kandi wa muntu wawe Imana imuzana mu buryo nawe wicara ukavuga ati shari umuntu ntabwo yenze ko twabana kuko hari igihe nk'umusore urimo aragukina hari n'ukuntu abakobwa mujye munamenya n'ukuntu muhura n'abasore munavuga ati uyu muntu twakundana umuntu duhuye gutya cyangwa hari igihe umusore agukina yaramenyereye gukina abakobwa ukajya ubona aragukunda 100% kandi atagukunda urukundo agukunda ari 0% kandi wowe ibyo agukorera ukajya ubona aragukunda 100%. Nk'urugero hari igihe niga mu gatanu nari ngiye kujya mu gatandatu nigaga mu gatanu secondaire nigeze guhura n'umusore mu muhanda ibaze nawe umuntu noneho njyewe nari ndi kugenda mu muhanda hariya iremera mu Giporoso umusore aranyomeka nari ndi kumwe n'umuntu wo muri famille umusore aranyomeka ngiye sinari mbizi ko ari kumurikira ahubwo hari ukuntu narebaga nyuma nkabona umuntu ari kudukurikira cyane nkibaza uyu muntu turi kujya ahantu hamwe bikancanga aranyomeka tumanukiye aho dutaha mbona arakomeje aranyometse ngiye gufungura umuryango aramagarika aransuhuza arambwira ngo ko mbona nkuzi ansoba arambwira ngo ndikubona nkuzi ndamubaza sinzi hehe aransobanurira ambwira ngo ibintu ngo bya company ngo y'ubukerarugendo ngo njyanza ngo ndumukira wabo ngo nyambazanira ngo abakiriya bamwe baba bavuye hanze ndamwe tugendetse ko ntabyo nkora ndamwe ati niga turizime ariko ibyo sindatangira kubikora rero ahita ambwira ati nta ikibazo sumaye numero tazimu nyine icyo gihe ubu nta n'ubwenge uragira bwo gutekereza ubu taranahura n'utuntu twinshi nyine ngo tugucarenjinga umusore yanerese nta n'icyumweru gishize marambwira ngo yarankunze mbaza ngo yabimbwiye ameze gute yarapfukamye ararira aranyinginga wumva uburyo abasore b'abagome anagara umunsi wa mbere ni nk'umunsi kanomve ni nk'umunsi wa kabiri duhuye ku munsi wa kabiri arapfukama aranyinginga asaba imbabazi anyumvisha uburyo ankunda nyine njye sinatekereje ubu ngubu nibwo mba nibaza nkavuga ati ariko kuki abakobwa tumenye ubwenge ari uko birangiye ararira aranyinginga njya ku ishuri ariko nshuti yanjye abasore barakubarira akavuga ati uyu muntu nishake nzamutakazaho ibyanjye byose reba ko kundi buri gihe yanyoherezaga amafaranga ku ishuri urumva nkavuga ati uyu niwe wanjye noneho muri dore urabizi ukuntu abakobwa tuba twarasaze sha kandi nkajya nirirwa birata muri dore bakajya bavuga ufite umushere ukwitaho ufite umushere w'umwana mwiza noneho yambwiraga ubukwe twapangaga ubukwe niga mu wa gatandatu akayambwira ati nusoza tuzakora ubukwe mu kwa gatatu twarapanze mana ya Yesu ako naragacucu hari ukuntu utekereza nk'ibintu biba byari kuvuga ati se naratekerezaga umusore anyumvisha uburyo tuzakora ubukwe turapanga nanjye nkajya mbisengera sha ko kundi muba mugiye muri kirite nkabisengera nkamagara mama nkabwira ati mama nsengere mfite ubukwe n'indangiza bigori ku ishuri nkubwira ngo nari inzanga ya kofi ubyumve nyine icyo kintu cyambayeho nibwo nahise mbona ko icyo gihe yari yarankorupye mu mutwe nta bwenge nyigira noneho ndavuga ati uyu muntu ubwo ari kumbwira ibintu by'ubukwe cyane reka ntangire mbisengere tugenda mpamagara pasiteri wo ku ishuri ufashe gusenga ndavuga ati pasiteri mfasha gusenga mfite sheri turi gupanga cyakoze mana ariko mama we hari ibintu njya nibuka nkavuga ati kuki kubera icyo abakobwa nta bwenge tugira kandi ubu hari n'abandi bibaho bakaba babona umuntu aragukunda noneho yigeze kuza kunsura ku ishuri yanzaniye ibintu nshuti yanjye nkajya mbona yashopinze alimentation yose uhita ubona umuntu agukunda umuntu uza kugusura ku ishuri akibuka kukuzanira sezame umva akibuka kukuzanira sezame ngira kwibutsa kuko twari turi hafi gukora ikizamini cya leta uwo muntu n'uhita uvuga ati uyu muntu areba kure akakuzanira sezame
bene ntumutera amabuye umuntu naniyumva bimenye ashaka kuba cyo gihe akiza yaragukundaga bikagenda bihinduka ntiyigeze nkunda ni ukuri sinabivuga wa muhungu urizi Imana ikubabarire kandi iyo nabikoreraga abakobwa benshi tagira ngo ninjye kuko naje kumenya amakuru ukabikorera n'abandi bakobwa benshi noneho pasiteri araza turasenga pasiteri ukuntu yambwiye ati rero Sabrina ku ishuri banyitaga Sabrina arambwira ati rero Sabrina sinshaka kuguteranya na sheri wawe ntabwo nshaka kwivanga mu rukundo rwanyu ariko umusheri wawe wowe bwa mbere yarambwiye ati umusheri wawe ibintu akubwira bibwira n'abandi benshi yari umuhanuzi w'umupasiteri arambwira ati ibintu akubwira bibwira n'abandi benshi urumva arambwira ati apanga ubukwe n'abakobwa benshi nk'uko nawe aba yagushyuhije arambwira ati ikindi sheri wawe umuntu uzaba umugabo wawe ntago ari inzobe ni igikara aranyerurira kandi we yari inzobe pire arambwira ati umuntu uzaba umugabo wawe ni igikara urumva ambwiye ibyo bintu nambanza kwanga kubyemera haciye igihe hari umukobwa nyine wigaga ku kigo cyacu umunsi umwe amubona muri telefone yanjye icyo gihe nivuyemo nayo ifite agatelefone ukuntu urumva abona ifoto yiwe arambwira ukundana n'uyu mugabo ndamubwira ngo yigo umukobwa aba aravuze uyu muhungu ni nyine ntabwo nshaka kuvuga mu izina yabivuzemo ariko nyine yashatse kumbwira ko ateta abakobwa benshi akajya ambwira ngo nanjye ngo naramusuye ngo ibiki n'ibiki urumva nyine mpita numva umuhungu ntabwo biri fe y'ibintu byiwe mpita ntangira kugira ngo ni ka twadushye tw'abakobwa y'amatiku y'abakobwa kandi umukobwa yaramburiye ibaza uko umukobwa twahise dushwana nahise nyine numva ntazi urumva ariko na pasiteri yahise ambwira n'ibyo mpita kiraho akadomo uwo muhungu rero aje kunsura ndavuga ati reka ndashaka kumekinga shuwa ko ibintu pasiteri cyangwa uwo mukobwa bambwiye ari byo nshaka kujya muri telefone ye urumva kuko ntabwo wakwemera ibintu utigereyeyo yari yanzaniye ibintu byinshi ntabwo nyine numvaga nshaka ko dushwana kandi yansuye fata telefone kwa kundi mama muri kwifotoza nkanjye nyifata nijisha nkayifata atarashyiramo itarazima hatarajyamo password nayifata nkabona umutima uvuyemo nkabona arasaze hari ukuntu ufata telefone y'umuntu nyine bitewe n'ibintu biba birimo abantu nk'abo bari abanyabyaha sinemera abantu bavuga ngo ntugafate telefone y'umugabo cyangwa umugore wawe ibyo bintu urabyemera uzi se ari igihe ubwo ugiye kubisobanura aho ushobora kuba ubyemera Sophia ngaho nsobanura reka nguhe urugero sibyo nyine niko mbyumva wenda njye nta experience mfite y'umugabo y'urugo abagabo nyine twumva ngo ukuntu baremye mu irari sibyo umugabo wawe ashobora kuba aganiza abandi bakobwa ku ruhande atari uko kwanga wowe rero wafata telefone wabibona ugasara n'umutima ukabyimba kandi si uko kwanga pe uzi umuntu wanga ko bamufatira ubundi umuntu wifitiye icyizere utifitiye ubwoba ntiyakwanga ko umugore afata telefone ntabwo yabyanga ariko hari umuntu ufata telefone ugahita ubona amaso aratukuye muri platform yawe ntabwo babikubwiye barabimbwiye ariko njye twarabivuze njye na papa muri mu kiganiro twakoze nta nama nimwe batugiriye twigeze twaplika kuko twasanze nta hantu bihuriye n'ukuntu duteye njyewe telefone ya papa muri ndayikoresha nyine mbanzi buri kimwe cyose nawe uyanjye ashobora no gufata telefone yanjye akayijyana nkasigara n'iyiwe ngewe rero utaranabimbuza utaranambwase nkunda umufata telefone yawe njye ntabwo wabona muri telefone yawe kujishwe n'umugabo wawe ntibibaho nyine nimugira ngo nzamenya ko nzambyitwaramo ariko n'umukopi wanjye ntago yambara muri telefone ye kuko rega bajya bavuga ngo ntayitinya itarungurutse nanjye ntago namwe telefone yanjye ntago nashaka kwifotoza nk'urugero iyi wari yifotora cyane kurusha iyawe ushaka nko kurya udusnap cyangwa ushaka nko kujya kuri YouTube inama yemeye gufite cyangwa ari utuntu ushaka kwikorera uko bisokose turi kumva ibyo ari ibyo abantu bamaze kubana nibyo bamaze kubana muri copinage rero muri copinage ntago ariko twebwe sinzi ukuntu tumeze ndashaka kujya muri YouTube yose sinzi njye ntago nyifata ngo nuko ngiye kumuneka ko ndabizi neza ko nta kintu na kimwe mfite namuneka ndamwizera 100%. ushaka kuyijyamo uri kumva nta n'ikintu ngiye kureba urajya muri telefone y'umuntu
ugifungura data message tukazamuza ukazigwaho nta gahunda yo gusoma wari ufite ntaki ukabura zisoma kirwa babaye iki nese izo message zo baba bazimwandikira kubera iki guta umugabo cyangwa umusheri w'umuntu abandi bakobwa bafite uburenganzira bwo kumwandikira zanda gukunda ibitugabona twa hato na hato ariko ibyo bintu biba bigara abantu bihoma ku bantu bashobora kubwandikira nyamara nta cyane we kandi noneho akabigaho ukababara ese ubabazwa ni nta mutima yari afite cyane rwose abantu mukundana ibyo bintu niyo wabibona muri telefone ya sheri wawe ntabwo uhita wihutira kurakara banze umenya ati umuntu ni gatiki umuntu kwandikira gutya ni gatiki none ugiye kubimenya kubera kugira ngo utirirwe namubaza ubwo ibyo n'ibisinagombwa n'ibibareba ubinabireba byima amaso nyine ukirinda kwibaho ukavuga ati ndamwizera sibyo ndizera kwa nkunda yewe bashobora no kuba afite nawe abandi bamubana kuko umuntu aba akiri n'umusore agashyaka telefone hasi kabura teruye yazuka kabura karambitse noneho ubu iyo umaze kujyamo cyane ujya muri telefone zino abantu ugiye kureba message bagiranye sibyo ariko shangiye reka mbabwira kandi urumva uwo ngo ukuntu byagenze nagiye muri telefone nyine nanjye nayifata nkita mbona yenda nko kwirukanka ndamubwira ati se wazanye nkirebera amafoto ko nta kindi kintu ndi bujyemo araje ukuntu yambwiye ngo niba arambwira ati niba udashaka kubabara iyi telefone yihorere ariko nuyirebamo urababara ndavuga ati ntabwo gusa njye nashakaga kubikonfirma nkahita mukatira bikarangira ibyanjye nawe sinyigiyemo byo narababaye nasanze amafoto y'abakobwa yasohokanye n'abakobwa nkajya mbona bari gusomana nkajya mbona iwe bamusuye biyambarikishije udukabutura tugera ahangaha mpita nkonfirima ava aho ngaho ibyanjye nawe byose birangira ariko nyine ntabwo nababaye kuko nahise ngiye ubundi utandukanye n'umuntu nk'uwo nguwo uhita ubona nyine wari uri mu buyobe n'ubundi ntiyabundi umuntu utanagukundaga ntabwo ari ngombwa ngo akubabaze ikindi kintu ndi kuvuga ati hari igihe kujya muri telefone y'umuntu yego birabatandukanya pe ariko n'ubundi njye ntabwo mba mbibonamo ikibazo ko niba utandukanye n'umuntu n'ubundi uguca inyuma nta kibazo kirimo umutipe naramwizeraga 100% yarankundaga n'abandi bantu bose bari batugaragiye baribonaga akankunda sinakoraga kuri telefoni nibwo bwa mbere nari nyifashe mu buzima bwanjye ngiye nyifata ngiye kwirebera amafoto ahora nuba gusenya nyine ngiye hari ukuntu muri telefoni uzi ikintu mba ngiye kurebamo amafoto gusa kuvuga ngo ndajya muri message iki singiye amafoto nabonaga amafoto menshi cyane ari y'abakobwa kandi sinari nanazi ko azanye n'abakobwa benshi kabona azanye n'abakobwa beza cyane nkabona yesu we abasirimu urumva mbona muri telefone huzuyemo amafoto y'abakobwa cyane urumva nagiraga ubu ndabiza abantu bari muri comment bakambwira ngo ibyo bintu wakoraga sibyo ariko nabonye amafoto y'abakobwa mitangira amatsiko yo kureba abantu bavugana singiyemo nsanga harimo umukobwa umwe bateretana aramubwira ngo ndagukunda n'undi akamusubiza ndagukunda uwo mukobwa yari umunyeshuri akamubwira n'umwe wenyine nabonye bandikirana ibyo bintu akamubwira tuzansura rye nyine ukabona bafitanye ubushuti wagira ngo barakundana ndabimubwira akansobanurira ngo uriya mwana ngo yarampfiriye ngo ni inshuti ya sister ngo yaransabye ngo mukunde nyine ngo mwikize nkumva ibyo byose byumvikana gusa nahise mutakariza icyizere pe 100%. Kuko umuntu wari uzi ko adashobora icyo kintu kugikora umwizera naramwizera nabonaga nta muntu kwisa akunda nkanye ariko nyibona ibyo bintu nahise ntakaza icyizere cyose binatuma umubano wacu ugenda nabi cyane tugenda dushwana nyine na cya cyizere nari mufite mvuga ati nakora buri kimwe ku bwawe kitagishira man tukajya tugenda dushwana none se kubureba muri telefone njyari igihe mbona ari ngombwa none se ubwongo reka nkubwire njye numva atari ngombwa ariko muyange ukise wakanga kumureba agakomeza akagukina muyange gusa none uruhande rumwe hari igihe urebamo nyine ugahita umukato none se ugahita ugarukira aho ngaho nyine udakomeje urugendo kuvuga ngo ntago ari ngombwa akajya akomeza akagukina wowe ukabuze ngo ni amahoro kumbi ubundi kutareba muri telefone y'umukunzi wawe biranamworohera cyane akajya ateretana n'abandi akava aho ngaho afitanye gahunda n'undi muntu ntubimenye kandi wawe ubimenye urumva Imana yabigukijije ikintu cyiza ntashobora guteretana nabo kuko abizi ko ureba muri telefone ye akabyandika siba nabyo birashoboka uruhande rumwe nyine hari igihe biba byiza hanigiramo bikaba bibi
ako karwara nigeze kukarwara ariko karikiza kureba mu telefone karikiza n'umuntu rero utagira icyo yikeka nayo gusigira akigenda nta password irimo ukabuzi password ye ariko nshuti yanyu umuntu wikeka uramubona niyo ugafasha gutya gusa uhita ubona umutima ubaye oya cyangwa umuntu mukimenya nakatubata telefone n'ubuzima bwanjye bwite uwo rero njyewe ntabwo naba nikundanye nawe umuntu wenda mukundana avuga ati tujye gusangira ibyiza n'ibibi wenda deja iyo mwamaze ko umugore n'umugabo uri kumva akavuga ko telefone iyo mu mitungo ye telefone ari ntakorwa kandi ibindi bye byose umuntu ntabwo twabana kinyereka ko telefone ari akantu ka danje bita birangira ubundi iyo abantu mwavanze mwaravanze byose nta kintu ugomba kumuhisha abagomba kumenya inshuti zawe abo muvugana abaguteresa ugomba kuza ukabamubwira ubuzima bwawe bwa buri munsi mugomba kuba mubuziranyeho kamubaza akabazo nk'ubu ufite umuntu inshuti yawe tuvuge nk'umukobwa wenda atari inshuti yawe cyane ariko muvugana umusore mukamenyana wamusaka ubwo ariko njye mfite hari umukobwa unkunda atiko njye simukunda wa mukobwa mwaganiye kuvuga ko bamuja mu bakundana umukobwa wamuga ko umusore yabikubwiye cyane ntabwo namubwira ko umusore yabimbwiye ahubwo akenshi abakobwa iyo bakunda abahungu cyane babeshya ko bakundana sibyo ariko njye nabanza nkajya kuri side y'umuhungu gato nkabanza nta nubwo umukobwa nahita amubwira ngo ndabizi ko umusore yabimbwiye nabanza nkumva umuhungu ko umukobwa mukunda umuhungu atamukunda tugakomeza tugakundana umuhungu yambwira ngo barakundana nkabanza nkamenya niba ari bya bindi by'abakobwa babeshyira abahungu ngo barakundana kubera ko babakunda umukobwa araza kukubeshya turi umuhungu turakundana kugira utanatekereza ko mwakundana wowe cyangwa agashaka kubashwanisha niba nabizi ko mukundana akakubeshya ngo barakundana nabanza nkamakinga sure neza ko bakundana uwo mukobwa yajya nabimbwira nkamubwira ati nganyereka proof ko mukundana nyereka aho yakwandikiye ngo aragukunda nyine akanyereka ibintu bifatika by'uko bakundana kuko abakobwa ndabizi baribeshyera iyo yapfiriye umuhungu agenda avuga ngo kanaka turakundana babeshya rero guys kadusoze kino kiganiro nizere ko cyari kimeze neza cyari kiryoshye Sofia nzamugarura Sofia uzagaruka kuri ya gahunda babyandika muri comment niba bagikunze ikiganiro tuzaza kino tukige indi Sofia azagaruka reka dusozereza ahangaha mugira ibihe byiza Imana ikomeze kwajya neza mwibuke gukora subscribe kuri Zabayo and Wera byahindutse na buri Days TV show nabasobanuriye mukore subscribe like share comment ibintu bikomeze kutubana ubuki bye.